Hi guys, murakaza neza kuri Shema Cookhouse. Nkuko tumaze kubimenyera hano twiga gutegura amafunguro. Uyu munsi tugiye gutegura icyo bita chicken shawarma cyangwa se capati irimo inyama z'inkoko ndetse n'ibindi bitandukanye. Nkuko mubireba ibi nibyo turi bwifashishe uyu munsi. Ni ibintu bitandukanye. Turaza kwifashisha ibikombe bibiri by'ifarine isanzwe ya Azam, niyo iraza kudufasha gukora capati. Hanyuma dufite n'amavuta ya olive oil, tukagira amata, 1/3 cy'amata n'ishyushyu, tukagira n'akayiko k'umunyu. Ibyo nibyo biri buze kudufasha gukora capati. Hanyuma turaza kwifashisha inkoko zidafite amagufa, boneless chicken, n'ifiriti, hano ni ibirayi nari nakasemo ifiriti ndi buze guteka. Tukagira letu, poivron z'amabara atandukanye, dufitemo iz'umutuku, umuhondo n'icyatsi. Nkunda ibintu bisa neza, niyo mpamvu mba nagerageje gufata ibintu bisa neza. Hanyuma dufite n'ibitunguru bikasakase, tukagira n'ibirungo, dufite tungurusumu, tukagira vinegar turi buze gukoresha, tukagira butter cyangwa se beurre, hanyuma tukagira ketchup, mayonnaise, ikirungo cya black pepper mumaze kumenyera rwose, sinshidikanya ko mutakizi. Tukagira tangawizi iseye ndetse n'ikirungo cya red chili. Turatangira dutegura capati yacu. Turafata bya bikombe bibiri by'ifarine, noneho ugenda wongeramo amata ano mata ari nka 1/3 cy'ikirahure. Genda wongeramo, hanyuma ugashiramo n'umunyu, akunyu gake karinganiye, uko mubona yari akayiko gatoya. Hanyuma ukavanga kugeza ugize igipondo gisa nk'umutsima ufashe. Ntiba bigomba kurekura kuko iyo birekuye birakugora mu kuza gukora capati. Hanyuma nashizemo utufuniko 3 tw'amavuta kugira ngo capati yacu ize kuza kuba yoroshye imeze neza. Uponda igipondo cyawe mu minota nibura 5 kugeza aho kitagigufata ku ntoki. Ushaka kugipondera ku meza cyangwa se ahandi ushaka. Iyo kinoze rero ugishyira ku ruhande nibura iminota 20 wapfundikije y'ishashi, bituma igipondo cyoroha kikaza kuduha capati yoroshye itavunagurika. Icyo nakurikijeho ni ukumarina inkoko. Umarina inkoko ni ukuzisiga ibirungo kugira ngo tuze kuzikaranga zize ziryoshye, ibirungo byafashe. Nkuko mubona ni inyama nari namaze koza, zumutse. Warangiza ugashiramo akayiko k'umunyu, akayiko ka ya tangawizi ziseye. Tangawizi ni ingirakamaro mu guteka inyama ndetse n'andi mafunguro atandukanye. Hanyuma nashyizemo akayiko ka red chili, ku bantu bakunda ibintu biri spicy, red chili irafasha. Hanyuma n'akayiko ka black pepper ndetse n'akayiko ka tangawizi iseye. Nyuma y'ibyo, icyo mutari musanzwe muzi nuko mayonnaise iyo uyimarinishije inyama ziza zoroshye kandi zimeze neza cyane. Mu bantu batari babizi rero mubimenye, mayonnaise ni nziza mu kwifashisha guteka inyama, nkuko hari n'abakoresha yawurute itarimo isukari. Hanyuma igikurikiraho ni ukuvanga za nyama zawe, ariko kugira ngo ibirungo bibashe gufataho neza shyiramo utuvuta dukeya, warangiza ukazishyira ku ruhande nk'iminota 15. Igikurikiraho rero ngiye guteka ifiriti ndetse no kukaranga za nyama. Nyuma y'iminota 15, suka amavuta ku ipanu, nurangiza uziteke ku kariro gake kugira ngo zibashe gushya neza zidashiriye kandi no mu imbere hahiye. Hanyuma ku rundi ruhande ushaka uri guteka ifiriti cyangwa se wazitetse mbere, byaterwa nuko wapanze gahunda zawe. Genda ucunga inyama uzihindura neza kugeza zihiye neza.
zahiye nibura mu minota 15 nkuko mubibona zari zahinduye ibara zifite ibara rijya gusa umuhondo. Iyo zihiye rero uzishyira ku ruhande zikaza kuza gukoreshwa nyuma. Hanyuma ku ipanu utigoye shyiraho utuvuta wongere ushyiremo za pavuro zawe z'amabara yose n'akunyu uzibabure ku muriro no kugira ngo zishye ariko zidahiye cyane. Ukaranga rero ku kariro gakeya. Hanyuma iyo zimaze gufata umwuka ongeramo ibitunguru. Ibitunguru nibyo bishya vuba niyo mpamvu nabishyizemo nyuma, nabyo ubikarange kugeza bihiye. Hanyuma ku rundi ruhande ifiriti zanjye zari zihiye nkuko mubibona nari ndi kuzarura nta kidasanzwe kirimo. Hanyuma igikurikiyeho nyuma y'iminota 20 igipondo cyanjye cyari cyamaze fata umwuka. Icyo nakurikijeho ni ukukora capati. Nagabanyijemo ibice 4 hanyuma ukagenda ukoresheje akahini kabigenewe ukagenda ukora capati nk'ibisanzwe. Hanyuma kubera ko mfite ipanu ntoya nakoresheje isafuriya nini kuko nashakaga capati nini. Hanyuma ukayishyira ku muriro ukayishyushya nkuko mwabibonye yari isa neza yogeje kuko ari isafuriya ntekesha kuri gaze gusa nta kibazo kindi. Rero narayishyuhije hanyuma nkagenda nshyiraho ya capati yanjye hejuru nkuko mubibona. Ni tekinike yoroshye mu gihe ushaka gukora capati nini udafite ipanu nini. Nkuko mubibona capati yanjye yari ihiye nyishyira ku ruhande. Ibyo ndi bukoreshe byose byari birangiye, hasigaye kwegeranya za ingredients zose. Hari rero uruvange dukoresha rwa mayonnaise, ketchup ndetse na mutard na vinegar ari rwo turi buze gukoresha muri chicken shawarma yacu. Iyo rumaze kurangira ufata capati warangiza ugasigaho rwa ruvange rwa mayonnaise, ketchup na ka vinegar. Hano nkuko mubona dufite za pavuro zahiye, inyama z'inkoko, letu ndetse n'ifiriti. Icyo dukora urasigaho rwa ruvange rwa mayonnaise na ketchup, ushyireho inkoko, ugenda ubipanga uko ushaka. Aha nta yindi tekinike nkuko mubireba, ni ukubishyiramo mu makushe atandukanye kugira ngo uruhande rwose ruze kuba rurimo ibintu bingana. Warangiza ukongera ugashiraho hejuru rwa ruvange rwa mayonnaise uramutse uyikunda na ketchup nkuko mubibona. Warangiza ukazinga kuri. Hanyuma igikurikiraho ni ukubabura ya chicken shawarma yacu ku muriro. Nkuko mubibona nashyizeho butter, yamara gushonga ukagenda ubaburaho za capati nkuko mubibona impande zose kugeza impande zose zibashije kubabuka. Hanyuma chicken shawarma zacu zari zirangiye hano nkuko mubibona, zimeze neza kandi ziraryoshye nkuko mubireba. Nta cyari kigoye kirimo, ugategura capati irimo inkoko ndetse n'ibi mwabonye nziza nkuko nguko. Murakoze naho ubutaha.